Jesus, you remember me. I know you love me. You changed my life. I see my song. Thank you, God. God, ni nk'ikihe kintu kigeze kikubaho? Ndashaka noneho tugane mu buzima busanzwe, ikintu cyakubayeho ukavuga ati kabisa Imana ihindura ibihe pe. Noneho saa sita z'ijoro gutyo nibwo inzu yamanutse yose, imanuka nyirimo nyiryamyemo ngiye gadi. Abantu baje kureba icyo gihe baravuga ati ariko uyu muhungu arimo cyangwa ntawe. Ewana tangira rero uhita unatwinjiza mu gakiza kakanya. Uyu munsi turi mu gakiza twagiye. Si wowe uzahorurira, hoya si wowe uzahorubabaye, kuko gusenga kwawe kumvishwe n'Uwiteka Imana yawe. Yaman, I'm Lewis from Rwanda, Kigali to Rulindo, Mr. Gwagwan. Start your early is what you have, do what you can. Wagwan dead, narababwiye ngo abanyemana batandukanye, abantu barenze, abantu bagezweho upcoming, simuzajya mugenda mubabona keshi cyane gashoboka. Uyu munsi rero ndi kumwe n'umuhanzi, ndi kumwe n'umuhanzi bizi neza aratangira twibwira. Sasa tutanagiye kure, tudagiye mu magambo menshi, turi kumwe nande. Muri kumwe na Kwizera Gadi. Kwizera Gadi. Kwizera Gadi ni muntu ki? So nababwiye ko ari umuhanzi, ariko se Kwizera Gadi ndagira ngo ubibwire neza nk'umuhanzi, banakumve neza ko ubirimo neza. Nimuze muri mukunze Yesu kuntu yangize asa nizo asa no kwezi kumurika. Uwo yasanze nigaragona mivata ry'ibyankora amage mu kumuhamya. Nene bibazo biko ngiye kurimbuka maze arambona angime warandokora. Yaravuze ati yemwe barushye mwese n'abaremere muze mbaruhure. Udafite ifeza nizabona wese mu ruhura. Nza muri abo barushye baremere Yesu aranduhura. Amazina ni Kwizera Gadi ndi umuhanzi. Cyo kivugo. Ati Yesu yaranduwe, Yesu yarakuruhura. Nari ndushye wa bro. Wari urushye Yesu arakuruhura. Bahita banabyumva ko ari gospel. Gadi Kwizera n'umuhanzi wa gospel. Kwizera Gadi watangiye kuririmba ryari? Kuririmba ko nabitangiye kera. Nabitangiye kera ariko kubera power nta nsohora indirimbo vuba, ariko ubundi kera nari ntangiye kujya ndirimba kera cyane kuva ku myaka 8. Kuva ku myaka 8. Amakorari nyanjyamo ndirimba. Kugeza n'ubwo nyine nagize ubushobozi bwo kuba najya kwikorera indirimbo irenze imwe muri studio. Ewana umaje gukora indirimbo zirenze imwe. Ndagira ngo uturirimbire ku ndirimbo yawe ya mbere wasohoye. Indirimbo yanjye ya mbere nasohoye yitwa Uzasubizwa by Kwizera Gadi, ni nayo nkoresha ku nkuru nkoranyambaga YouTube, Kwizera Gadi, WhatsApp, wansangayo hose pe. Ewana barabyumva neza, bagende bagusupportinge kuri YouTube ni Kwizera Gadi, TikTok, Instagram, hose ni Kwizera Gadi. Ewana tangira rero uhita unatwinjiza mu gakiza kakanya. Uyu munsi turi mu gakiza twagiye. Si wowe uzahorurira, hoya si wowe uzahorubabaye, kuko gusenga kwawe kumvishwe n'Uwiteka Imana yawe. Amen. Imana ibonye igihe umaze usenga udasubizwa, abo musengana bagasubizwa, ariko wowe ugasigara mu butayu ukibaza niba usenga Imana yumva, ariko burya usenga Imana yumva. Si wowe uzahorurira, hoya si wowe uzahorubabaye, kuko gusenga kwawe kumvishwe n'Uwiteka Imana yawe. Amen. Indirimbo nziza cyane. Igitekerezo cyaje gute? Wiyumvaga gute ujya guhimba iyo ndirimbo? Urabibona hari ukunyine umva nk'umwana ukuri muri church, kuko nyine navutse iwacu arabadeperi, muri ADPR. None ugasanga umuntu nyine arasenga ukabona
arasenga ntasubizwa. Uyu munsi akarara mu butayu akajya mu migezi hose akiriza n'ubusape. Wigeze urara mu butayu? Man, naburayemo igihe kinini cyane. Mu butayu ngenda ndashaka kumbwire mu butayu babimeze gute? Wenda nk'ubu barabiciye byo kurara mu butayu barabiciye, ariko ni na byiza kuko igihe wajyaga nyine ugahura nyine n'intozi zikaba zakurya ibinyabwoya nyine n'ibindi bintu byinshi, ariko twagize gutya baravuga bati reka dukureho iki, reka dukure ibintu byo kurara mu butayu mujye musengera mu nsengero. Ni byiza, ariko mu butayu ubundi narahararaga narasengaga, ariko na nisana cyasenga nyine wabibona nakuranze. Ewana kabisa. Gadi, nge nakunze impano yawe man, nakunze impano yawe ukuntu uririmba neza bro. Uririmba neza kandi ndakeka buriya iyo ufashe icyemezo ukavuga ati ngewe ndasingiza Imana ndirimba, hari ibintu byinshi Imana iba yaragukoreye. Umaze kugira indirimbo zingahe kugeza uyu munsi? Maze gukora indirimbo enye, video ebyiri na audio ebyiri. Indi ndirimbo yawe yitwa gute? Mfite indirimbo ya mbere yitwa niyo ngeno kuri uzasubizwa, iya kabiri uhindura ibihe, iya gatatu uri kumwe nayo, iya kane ni Thank You God. Ndashaka uturirimbire kuri Thank You God. Mu gihe dufite ndashaka urumva washimiraga Imana, ndashaka uturirimbire kuri Thank You God. Twagiye. Jesus, you remember me. I know you love me. You change my life. I sing my song. Thank you, God. Every day I need you. You come in my life. I need you. You give me power. I know you have power. Wibutse Morodokayi, nanjye unyibuke. Unyarize ugutwi, umve gusenga kwanjye. Jesus, you remember me. I know you love me. You change my life. I sing my song. Thank you, God. Wow. Niyo ngiyo. Man, indirimbo ni nziza byadanje. Indirimbo ifite video na ifite video na audio. Babisangaye. Yawesa kuri YouTube, Facebook, TikTok. Izo mbuga zose ndazikoresha. Ndagira ngo abantu batubwire muri comment, batubwire ati se Gadi muramwumva ute? Ese Gadi abirimo neza? Ndetse unagiye kuri YouTube usearching izi ndirimbo ze unamukore subscribe. Ni Kwizera Gadi. Gadi, ni nk'ikihe kintu kigeze kikubaho? Ndashaka noneho tugane mu buzima busanzwe, ikintu cyakubayeho ukavuga ati kabisa Imana ihindura ibihe pe. Imana ihindura ibihe. Sinzi ko nayikubwira ngo ubyumve, ariko ngewe umva birandenge iyo ngiye kubivuga. Ndatekereza hari ukuntu nari njyamye mu nzu, hari ku cyumweru 2018, imvura yaguye. Tekereza ibyabaye. Icyo gihe imvura yari yaguye. Icyo gihe imvura yari yaguye. Ndyamye mu nzu ari nijoro mu saa 7 z'ijoro. Byagenze utereye. Gitangaje. Nakangutse inzu ndi hejuru. Nakangutse inzu indi hejuru. Ukangutse inzu kuri hejuru. Yaguye pe. Yari inzu y'amatafari ya rukarakara wo mu cyaro. Wari uryamye imvura iragwa, hanyuma reka ngusobanurire neza. Amen. Uko ndikumva, ukuntu ndi kubyumva, sinzi niba ari kubivuga. Wari uryamye, sobanurira neza. Nibyo nshaka gusobanurira neza. Gusa umfashe
witubereza Imana icyubahiro yandokoye icyo gihe. Ya imvura yaraguye ayigwa ni nyinshi akiza guhita. Maze guhita hise mu masaha 9 saa 10. None nyine nanjye ndaryama bisanzwe nyine amasaha yo kuryama ageze. Ngeze mu nzu ndaryama ndiyorosa ndanasinzira pe. Noneho saa 6 z'ijoro gutyo nibwo inzu yamanutse yose. Imanuka nyirimo nyiryamyemo ngiye gadi. Abantu baje kureba icyo gihe baravuga ati ariko uyu muhungu arimo cyangwa ntawe urimo. Ati uyu muhungu cyangwa byarangiye biza kurangira batangazwa no kubona nsohotse mu matafari no ku gisenge cy'inzu ko cyamanutse bita mbasanga baragaza. Bamwe batabahereza Imana ikibara ati Imana we urakoze ni wowe mudukije. Ati yewe we ati ntago twatubizi izi ni imbaraga zawe. Ubwo rero guhera uwo munsi bita mfata gahunda yo kwamamaza ubutumwa bwiza no gusingiza Imana kuko niyo yankuye aho hantu. Kandi rega hari n'ibindi bintu byinshi byagiye bimbaho nyine nkabona ko ndi kumwe n'Imana. Imana irakora kabisa. Cyubahiro nicyo witeka Imana. Imana mujye muyisingiza muheze cyubahiro ni icyayo rega. Nta n'uwagisimbura. None se ubwo icyo gihe inzu yaramanutse. Inzu yaramanutse ikugwaho. Ntabwo wigeze ukomereka wenda ngo bize kurangira ugiye mu bitaro nta kindi kintu cyakubaye uretse kuba yaramanutse hanyuma ukaza kuvamo nta kintu wabaye. Nta no gukoboka ahubwo igitangaje. Nta no gukoboka. Nta no gukoboka. Cyubahiro nicyo witeka Imana. Ahubwo nawe kiyihe rwose. Amen amen amen. Imana yacu. Kabisa Imana irakora. None se ujya kuririmba bwa mbere byatangiye gute? Si waricaye umva igitekerezo kikuje muravuga ati reka ndirimbe, byatangiye gute? Nuvuga ngo ndo umuntu ukunda kurota. No kuva na kera nk'abashuti banjye barabizi twakuranye mu cyaro. Abiya nkunda kuririmba. Ariko nkunda King James. Kunda King James. Nakundaga King James. Icyo gihe harakarimba ngo harya ngo ntugikundana. Ko karimbo rero kadutse nyina ari nyumupeti mutoya ariko ngenda gakunda. So nibuga ko neza nago wadutamo akavasi gatoya nk'amasegonda make cyane. Ka King James se nanyikibukara. Akarimbo ke kibuka nk'umuntu wakundaga. Nk'umuntu nakundaga. Zo ni nyinshi pe uko njyana nazumva. Nko muri ya ndirimbo ya iyi Thank You God. Hari naka karane kanyuma gahera naririmbye mva ngo reka amazi y'ubuginga ntende. Kadutemo gatoya gato. Na King James yaragakoresheje muri ya ndirimbo niba yisi ntabwo nyibuka yayikoranye na nyakwigendera ya Nindera. Wa mu DJ witabye Imana ninde mundushe. Mu DJ witabye Imana? Wa mu DJ witabye Imana ajya gukora niba ari umva ndamwibagira ko yayikorera King James y'Imana. Avango isoze vango reka amazi y'ubugingo antembemo reka mwuka wera bariwo ganza mubingora bikambuza amahoro imitwaro yanjye ndayigukoreye. Wow. Kabisa iyo ndirimbo nayo ndumva isanzwe nyizi ariko bitewe nuko umuntu aba afite ibintu byinshi muri mu mutwe usanga hari ibintu yagiye yibagirwa ariko ewana birimba neza bro, nicyo kintu nakubwira. Ngiye natikinze kabisa nabandi baraza kugenda batubwira muri comment batubwira ati se barakumva ute. Nitwika live tuwe subscribe dukomeze. Gadi abundi ni umuntu ukunda iki, ni umuntu ubayeho ute mu buzima busanzwe? Ngewe ndabivuga muri iyi mvugo ndi umuntu uciringa n'umuntu wese. Guciringa nko ku bantu bakuze bari kutwumva. Ari umuntu ujya uvuga ngo abantu b'abahanzi ngo mujya mwitwaza ngo ko muri abantu b'abastari hanyuma ugasanga murabikoresha mu gufatirana abantu mu buryo bumwe cyangwa ubundi ugasanga wenda
sometime nimba ari nk'abakobwa benshi bagukunda bitewe n'uko uri umuhanzi ugasanga nawe icyo gihe ko kubajyamo koko mu bakobwa njya mu bakobwa ariko turaganira ariko uranakijijwe ndanakijijwe Yesu n'umwami mu bugingo bwanjye kandi ndamwemera azanjyana ngeze iwe tubane nk'uko yasize abitubwiye nk'uko ndimo mbivuga guciringa n'abantu bose ni ugusabana n'abantu bose nsabana n'abantu bose ushaka kutuganira nta kibazo mu mwanya ushaka kumuririmbira nta kibazo turaririmbana gusa ariko vuba hano ndaza no kubayereka n'indirimbo nakoranye n'undi muhungu w'umusitari nawe yitwa Sipire Agayimana nawe twakoranye indirimbo yo kuramya Imana no kuyihimbaza iraza gusohoka rero nayo muzayibone. Nabaye bantu ushimira mu buzima bwawe uvuga ati aba bantu ndabashimira pe baramfashije kuva ntangira urugendo rwo gukora umuziki kugeza uyu munsi. Ku by'umuziki ndashimira producer yagiye ampa courage nkongera nkashimira director Noheli Mporebuki. Abo bantu nyine baramfashije cyane ko hari igihe nyine umuntu aba akishakisha uragenda ukamubwira ati mfite udufaranga dukeya wankoreye umuziki akavuga ati ririmba twumve impano yawe uburyo imezemo. Rero nyirindira aravuga ati ntari reka ngufashe yareka ngufashe ari Mporebuki Noheli ari na aga producer baramfashije cyane ndabashimira muri ibi bya muzika. Hanyuma umuziki urawutangiye? Umuziki mba ndafitangiye. Ngenda jya mbwira ese mu muziki amafaranga usanga washoyera garuka cyangwa nuko ukora umuziki uvuga ati reka nturi Imana icyubero nkaho ukora gospel ukavuga ati reka ndirimbira Imana utiteze inyungu babimeze gute? Byo gukora umuziki ntago ari ukuvuga ngo ntegerejemo inyungu nyinshi. Numva ngo ngiye mbikora kugira ngo nk'umuntu ubabaye uremerewe urushye unaniwe wese yumve ko Imana ihari kandi yamufasha. Cyubero nicyo biteka Imana Imana irakora. Iyo uvuze Imana ngiye buri ahantu nkozi hari mudu ubu nkuyemo hari naho nkikiza ubu nkuye mu isi unjyanye mu ijuru mu buryo bw'umwuka. Ni irihe jambo muri Bibiliya rigufasha? Ijambo nimfasha urabona nk'abantu duhura n'ibigeragezo byinshi. Abantu duhura n'ibigeragezo pe duhura n'ibigeragezo ariko Yesu we yaravuze ati ikintu kizabatsinda ni ijambo. Nicyo gitsinda Satani niryo ritsinda ibigeragezo byose duhura nabyo. Uzasanga bamujyanye ku gasengero k'urusengero bamuga ngo nijugunye hasi ngo izamutegekera abamarayika bayo bamuramiye mu maboko yabo gadakubita ibirenge ku mabuye amujyana ku mpinga ye ugasoza mwereka ubwiza bw'isi bwose avuga ati urapfuka mu ndamye bira byose ndabiguha maze amusubiza neza ariko namushubije reka nkubwire yaba ari nkanjye ariko rero ukundi yaramubwiye ngo genda Satani ntukagerageze Uwiteka Imana yawe. Niko yamubwiye ubwo ngiye mfunagura noneho wowe uzagenda uhasome neza. Iryo jambo ryaramfashije na n'isaha iracyamfasha. Satani agomba gukorwa n'isoni cyane ariko irindi jambo naryo nimfasha ariyo riramfasha nyine ritubwira ngo ubuhenebere butebwa bwo minsi y'imperuka muri Timoteyo wa 3. Ni nk'ikihe kintu wabwira umuntu ubundi utemera ko Imana iriho pe? Hari abantu biberiyeho bavuga ati Imana, hari abantu batumva nyine ngo Imana ngo irakora. Ni nk'ikihe kintu wamubwira? Nk'ikintu ushobora guhita mubaza ushobora kumubaza ati ko wavutse sibyo wavuye hehe cyangwa ibintu icyo cyamugora kuko baba barije amaseyansi baba bafite siyansi ariko uhita umubaza ngo nka kiriya giti gitunzwe n'iki cyangwa se ikindi cyoroshye uhita umubaza ngo kureba ibicu hejuru sibyo ukaba ureba n'isi ijuru rifashe hehe ariko byo ibyo bitekereza ijuru ko riri nyine urabona ni ijuru ni ikirere nta n'inkingi tubona izamuka ngo ifateho. urabona nk'izi nzu zacu dushyiraho inkingi tukanazirika n'ibiki amataje akagenda agenekeranyije
wareba hejuru nyine ukabona inzira hejuru ariko ukabona naho yahereye. None ijuru uko riri hejuru rifashwe n'iki? None ubwo nabisubiza bizongera umubaze ngo kubura byo gusa neza. Ewana Gadi, Kwizera Gadi, wagiye mu muziki urawutangira, ni nk'ikihe kintu wasaba nk'abantu badukurikiye kano kanya bari kutureba, ni nk'ikihe kintu wabasaba? Ikintu nabasaba ni ugukora subscribe, share, bagasangiza n'inshuti zabo, ariko ikindi bakajya bahora bazi ko Yesu ari umwana w'Imana. Icya kabiri bagatambaza ubutumwa bwiza, abantu benshi bakava mu byaha, kuko Yesu nawe yaravuze ngo yasanze ngo ba Petero baroba, ndabwira ati muze mbagiye abarobyi b'abantu ngo muzenguruke ku isi hose muvuge ubutumwa bwiza, uwemera mu mubatize. Rero urumva nuko bavuga ubutumwa bwiza abantu benshi bakaza bagakizwa, tutazajya muramurira Imana ngo yacanye. Yamuriro nginza hamagaze ku ruhande. Nzagira manze magarare ndebe ikijya mbere mbone kwinjira. Ubundi ugomba kubitegura nona ngo hari umugabo ngo nta bwenge we yaciye ngo niba ari mu gikari we yaragiye ngo agezeyo baramubaza ngo urwandiko ruri hehe ngo ararubura. Can you imagine? Nta bwenge yaratwikaga. Nta bwenge. Ubwo rero nyine uramuriro Imana izamfashe abantu benshi ntibazawugemo pe. Ababashije kuba bariho nuko twakihana tugakizwa neza tukemera Yesu umwami n'umukiza, kuko uriya niwe nzira y'ukuri n'ubugingo. Naba Yohana barabivuze. Amen. Ariko n'isa nyine n'abapadiri barabitubwira n'abapasiteri, akose nk'umuntu utazajya mu ijuru ntazabahombye. Sazava katabonye atumvisha ubutumwa bwiza. Gadi tutazajyana mu ijoro azahombye. Gadi ubutumwa bwiza ndabuvuga. Abapasiteri babuvuga, abapadiri babivuga, n'abigisha b'ibinyoma. Nabo babanza kuri Yesu Kristo, wenda nyuma bakaza kubihindura, bakagobeka, bakazamura, bagatambitsa kugeza igihe bagiye igihonome. Ariko ubutumwa bwiza baba babuvuze. Ubwo nyine ikintu numva nashaka nuko twazajyana nkuko tubonana gutya mu isi turi amashumi, turi inshuti, twajyana no mu ijuru tugafatana runana, tukaramya Imana tukayihimbaza. Okay, Gadi umaje kugira indirimbo nyinshi zo guhimbaza Imana. Indirimbo ya nyuma usora, indirimbo ya nyuma uheruka gusora ni yitwa gute? Indirimbo ya nyuma uheruka gusora ni indirimbo yitwa Ahindura ibihe. Ahindura ibihe. Niyo ndirimbo ya nyuma yawe iri hayi? Niyo nyuma ya nyuma nameruka gukora. Waturirimbiraho nk'amasegonda make cyane? Amasegonda make. Uwiteka we uhindura ibihe bibi, nihagira umenya ko byigeze kubaho. Utwara ibihe by'umubabaro ugahindurana ibihe by'umunezero. Uwiteka we uhindura ibihe bibi, nihagira umenya ko byigeze kubaho. Utwara ibihe by'umubabaro ugahindurana ibihe by'umunezero. Wow. Kuko yahinduye ibi? Yarabihinduye kenshi. Yarabihinduye? Buriya bro. Mba nakubwiye bicyaye mu ncamake ni ikiganiro. Twadukanye gake kandi turabizi. Tuzongera dukorera ikindi. Tuzongera dukorera ikindi kandi urabona nubwo wanantunguye. Gusa ariko nk'umuntu nyine Imana yakwivata mu kanwa. Ntabwo yabura icyo abwira abana b'Imana cyangwa se n'abandi bantu kuri rusange bashaka kunyumva. Nta kibazo. Ikindi ntago wansura ngo wicwe n'irungu, ndi umuntu ukunda kuganira. Ewana, reka dushimire abantu babanye natwe muri iki gihe twagiranye na Kwizera Gadi. Mwabyumvishe imbuga nkoranyambaga ze ni Kwizera Gadi kuri YouTube, Instagram, hose ni Kwizera Gadi. Mwajyaho mukamufollowinga ndetse mukanamukora subscribe. Afite indirimbo nziza, azifite video nge nayirebye. Hariyo narebye iri imaje kurebwa n'abantu 1000 barenga. Kandi no upcoming ni kuri Twika live, mba nabazaniye abantu live bashyashya, aba upcoming gospel ndetse n'abandi batandukanye. Kwizera Gadi, ndagira ngo usabe ikintu abantu badukurikiye, ugire n'ikintu babwira dusoze.
icyo nababwira cyo gusa cyo nakibasabye ko ari ugusharinga bakabwiriza ubutumwa bwiza. Icyo nabasaba ahubwo nuko bakanda subscribe. Ikindi kandi mfite na nimero ya WhatsApp, ushaka kugira ikindi kintu mbaza utiriwe uca kuri comment wanyandikira kuri WhatsApp. Amazina Kwiza Gad niko nababwiye, ndi umuhanzi. Iyo nimero ni 079 25 27 817. Murakoze cyane, ndabakunda cyane. Ewana Gad, ndagushimira cyane kubanya waduhaye, ndetse tuzanasubira n'ubutaha. Nanjye ndabashimiye cyane. Wakoze cyane.